turabasuhuje nanone inshuti zacu. Mu by'ukuri ntabwo tuzabura kubashimira Imana iteka, twishimira uburyo mudukurikirana, uburyo mugaragaza ko turi kumwe, uburyo mukomeza gusangiza ubutumwa bwiza inshuti zanyu ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Navuga ko ni iby'igiciro kinini cyane kuri twebwe, ku buryo tutabasha gusobanura umunezero tuba dufite kubwo kumva ko ubutumwa bwiza bukomeza kugera kuri benshi kugira ngo bakizwe nabwo. Uyu munsi rero twifuje kuvuga kuri pasika. Pasika ni iki? Benshi biteguye pasika, benshi ndetse batangiye imirimo yo kwitegura, benshi hari n'abari mu gisibo, mu rugendo rw'umusaraba n'ibindi. Ariko turagira ngo tuvuge icyo pasika ari cyo, kubera ko mu by'ukuri nubwo abantu bakora ibintu byinshi bitandukanye, ariko abafite ukuri ni bake cyane, abazi ukuri kw'ijambo ry'Imana ni bake cyane. Hari ibintu tuba twaravutse dusanga abantu barimo, abantu bakora, natwe tukabikora, ariko mu by'ukuri tutazi ukuri kw'ijambo ry'Imana, icyo ijambo ry'Imana ribivugaho n'icyo dukwiriye kubaho bwo dukora. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 5 umurongo wa 7, yatubwira ngo nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mube irobe rishya, mube mutakiriho umusemburo wa kera koko, kuko pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Mu by'ukuri nkunda uburyo ijambo ry'Imana ridukura mu rujijo. Bibiliya ivuga ngo muzamenye ukuri kandi ukuri kuzababatura. Ariko mu gihe abenshi bari bazi ko, mu gihe abenshi bakizi ko, mu gihe abenshi bazi ko pasika ari umunsi, hano bari kutubwira ngo kuko pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Ndashaka gutinda kwa ayo magambo. Ubundi iyo dusomye amateka ya pasika, tuyasanga mu Kuva ibice 12, aho tubona uburyo mu gihe Farawo yakomeje kwanga kurekura ubwoko bw'Imana kugira ngo bugende bujye i Kanani, Imana yagiye ikoresha ibimenyetso n'ibitangaza bigiye bitandukanye, kugeza ubwo yafashe icyemezo cyo kwica abana b'imfura b'Abanyegiputa ndetse n'uburiza bw'amatungo yabo. Ariko Imana iburira Abisirayeli, irababwira ati nubwo marayika urimbura y'utambuke nijoro, ariko mwebwe mubigenze mutya kugira ngo murengere abo bana b'imfura banyu ndetse n'uburiza bw'amatungo yanyu. Imana irababwira ati mufate umwana w'intama cyangwa se umwana w'ihene, mu mubage, hanyuma amaraso muyashyire ku ruhamo rw'umuryango no ku nkomanirizo z'imiryango yanyu, hanyuma wa mwana w'ihene na wa mwana w'intama mu murye, buri rugo rumurye aho rutabasha kumumara, rusangire n'urugo rw'umuturanyi. Mu by'ukuri icyabayeho nuko nyine marayika urimbura yatambutse akagenda arimbura ahatari amaraso hose. Iyo rero niyo yari igishushanyo cya pasika yacu. Pasika yacu rero noneho itandukanye n'iyo. Pasika yacu ni Kristo. Kristo niwe wamennye amaraso, Kristo niwe wapfuye, apfa urupfu twebwe twagombaga gupfa, kugira ngo marayika urimbura natambuka twebwe atunyureho yikomereze. Mu by'ukuri cyatumaga atinjira ahantu hari amaraso n'iki? Nuko amaraso yagaragazaga ko umwana w'imfura, uburiza bw'amatungo se mu urwo rugo bamaze gupfa. Mu by'ukuri byavugaga ngo wa hano yapfuye, nta mpamvu yo kwinjiramo, ntitwamwica kabiri. Nawe rero icyo bivuze kuba Yesu yaragupfiriye nta kindi, bivuze ko wowe wamaze gupfa, wapfiriye muri Kristo, urupfu rwawe Imana yararukatiye rwararangiye, nta mpamvu
yuko Imana kandi yarukwica bwa kabiri. Niyo mpamvu birivuga mu Baroma n'ubundi bice 8:1 ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Nta teka bazacirwaho kubera ko icyo gihano bagombaga guhanwa bagihaniwe muri Kristo kandi barakirangije. Abo bafite amaraso kuri bo, abo ngo bafite ikimenyetso cy'uko urupfu rwarangiye, nta rupfu rugihari. Mu by'ukuri iyo niyo Pasika. Pasika umuntu ayinjiramo ryari? Icyo nacyo ndakivugaho. Pasika umuntu ayinjiramo umunsi amenye ko yakuriweho urupfu rw'iteka ariko biciye mu rupfu Yesu yapfuye. Ni ukuri ubwo ubutangiye Pasika, ariko ntabwo ari Pasika y'umunsi, ni Pasika nyine nk'uko katubwiye ngo ni Kristo. Uba winjiye nyine muri Kristo, uba winjiye mu bantu bakijijwe na Yesu, uba winjiye mu bantu bakuriwe uho urupfu rw'iteka biciye muri Kristo. Iyo niyo Pasika yawe. Ni Pasika rero itigera irangira. Ni Pasika umuntu yinjiramo rimwe ariko bikaba bihagije iteka ryose. Ni Pasika umuntu yizihiza buri segonda, buri munota, buri saha, buri munsi. Ntabwo ari Pasika umuntu yizihiza rimwe mu mwaka. Nibyo Pawulo avuga ngo tugendana urupfu rwa Kristo mu mubiri yacu. Ni ukuvuga ngo umuntu umaze guhishurirwa neza urupfu rwa Yesu, nicyo kintu kitwara cyangwa se kiyobora ubuzima bwe bwose. Nkuko Pawulo avuga ati yapfiriye bose kugira ngo abariho be kongera kwiberaho ubwabo, ahubwo babereho bapfiriye akanabazuke. Akavuga ngo ibyo nkora byose nkiri muno mubiri mbikoreshwa no kwizera uwo nguwo wamfiriye akananzukira. Ni ukuvuga ngo ubuzima bw'umuntu wamaze gusobanukirwa neza ko yakuriweho urupfu rw'iteka biciye mu rupfu Yesu yapfuye, ni ubuzima bushingiye kurwo rupfu rwa Yesu n'izuka rya Yesu. Ni ubuzima butwarwa n'urwo rupfu rwa Yesu n'izuka rya Yesu. Ntabwo yizihiza rero Pasika rimwe na rimwe, ahubwo abari muri Pasika, kandi iyo Pasika ni Yesu. Nawe rero twakwifuriza kwinjira muri iyo Pasika, Pasika itarangira, Pasika itari y'umunsi, Pasika itari y'umwaka, Pasika y'igihe cyose. Birababaje kuba abantu bakibabazwa n'urupfu rwa Yesu bakarira, bakavuga bati abagome baramwishe n'ibindi, bakajya no mu gisibo. Oya, bati ntiturya inyama ntitugera gute? No, urupfu rwa Yesu ni urupfu rukwiriye kukunezeza. Nibyo birivuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Ukwiye kugira amahoro, ukwiye kunezerwa, ukwiye kwishima, ukwiye guserebura, ukwiye kuvuga ati Imana ishimwe ko hari uwapfuye kugira ngo ngewe mbone ubugingo buhoraho. Kuko iyo bitaza kugenda gutyo niwe wari kuzipfira, ariko ubwo yapfuye mu cyimbo cyawe kwari kugira ngo we unezerwe. Ndatekereza ko Abisirayeli bakangutse bagasanga abana b'imfura z'abanyegiputa n'uburiza bw'abanyegiputa bwapfuye, mu by'ukuri ntabwo bari banejejwe nuko abaturanyi bagize ibyago, ariko bari banejejwe nuko bo ababo barokotse barokowe n'uwo mwana w'intama. Natwe rero ikitunezeza si ikindi nuko twarokotse urupfu rw'iteka ariko biciye mu rupfu Yesu Kristo yapfuye. Iyo niyo Pasika yanjye. Nawe nakwifuriza ko iyo ikubera Pasika. Pasika winjiramo rimwe ukayibamo by'iteka ryose. Turabashimiye nanone, tubasaba gukomeza gusangiza ubutumwa bwiza inshuti zanyu nk'inkunga ikomeye muduhereza. Wakumva ari ibintu byoroshye kubona video ugakanda like, ugakanda share, gusubscribinga kuri YouTube channel zacu, ukumva ni ibintu byoroshye, ariko kuri twebwe ni ibintu bikomeye cyane. Gusangiza ubutumwa abandi kuri WhatsApp n'ahandi wakumva byoroshye kuri wowe, ariko kuri twe ni inkunga ikomeye. Komeza ubikore rero kugira ngo dufatanye kugeza ubutumwa bwiza kuri benshi. Imana ishimwe ku bwawe, Imana ishimwe ku bwa Yesu we Pasika yacu, Imana ishimwe kandi no ku bw'abazumva bose iri jambo ry'ubutumwa bwiza. Amahoro y'Imana akomoka n'ubundi mu rupfu no kuzuka kwa Yesu abe muri mwe, abe kuri mwe mwese none iteka ryose. Amen.